Ndabashuhuje aho muherereye hose mu mpande enye z'iki gihugu ndetse no hanze yacyo. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru y'umubyeyi wabayeho ubuzima bugoye kubera ko yabayeho ari wenyine ari kumwe n'abana batatu igihe umugabo we yari amaze kumuta. Amaze kumuta yaje gusigara ari wenyine ari kumwe n'abo bana batatu, batangira kubaho ubuzima bugoye kandi bababaye cyane, ariko bakomeza gukora cyane kugira ngo babashe kubona ibitunga imibereho yabo. Muri kumwe na Mbananayo Fils, tubahaye ikaze. Uyu mubyeyi ni umubyeyi wabayeho ubuzima bumugoye, akomeza guharanira icyatuma abana be bagira ubuzima bwiza. Yari afite utwana dutatu, abo bana bari bato cyane. Bagiye bashakisha ubuzima, umubyeyi akazajya akora cyane, ariko ubu bwo byari byakomeye. Iyi nkuru iri kugaruka ku mubyeyi wari ufite abana batatu kandi bari batoya cyane, ariko tugiye kureba noneho uburyo aba bana bitewe n'uburyo bari baratojwe bakamenyera gukora, uburyo bitaye ku mubyeyi wabo igihe yari arwaye. Umubyeyi yari arwaye asigaranye abana batatu kandi batoya cyane, ariko bakora ibishoboka byose kugira ngo umubyeyi wabo abashe gukira. Nk'uko muri kubibona, uyu mubyeyi yari arwaye kandi ameze nabi, kandi utwana twari duto cyane, ariko turagenda dukora ibishoboka byose kugira ngo umubyeyi abashe kugira ubuzima bwiza. Bamusize aho yari aryamye mu nzu, basohoka hanze, bafata udukwi baragenda batujyana mu nzu ngo barebe uburyo batunganya icyo kurya kugira ngo umubyeyi agire ubuzima bwiza. Uyu mubyeyi yari arwaye ameze nabi kandi umugabo we yari yaramutanye aba bana, umubyeyi asigara ari we wenyine. Abana nabo bakora uko bashoboye kose. Niyo mpamvu iyo umubyeyi agiye w'umugabo agasiga umugore akamusigana n'abana, uko baba bameze kose bagira ibitekerezo bitandukanye n'ibyo bari bafite. Imikorere irahinduka, abana batangira gukora ibintu batari bamenyereye, batangira kubaho ubuzima bugoye butandukanye n'ubwo bari barimo. Abana byatumye bagira ibitekerezo biri hejuru cyane, batangira kuzajya bitoza gukora imirimo mama wabo yagakoze. Bafata udukwi, akana gatoya cyane karavuga ati nubwo mama ari ku gitanda nanjye sinkwiriye kumuryama iruhande, reka mbe nkubura. Gatangira gukubura, abandi batangira kurasa akabiriti kugira ngo bacane umuriro. Ati narimiye, ati ko ndeba biri kwanga kwakara, ubu koko mama ari bubeho gute? Ariko ndagerageza, reka nongere ndase ndebe ko biri bwake. Umwana arakomeza ararasa kugira ngo arebe ko umuriro waka. Arashe abona umuriro uratse. Umuriro waratse, aravuga ati mereza wowe ushyizemo washya, reka nishyiriremo. Bagiye kubona babona umuriro uratse, bashyiramo udukwi. Muri uko gushyiramo udukwi, umwe atangira kuvuga ati wewe usigaye aho njye reka njye koza inkono ubundi nze nshyireho maze dutekere mama. Umwana atangira kwenyegeza. Ibi ni abana bake cyane babasha kubikora kuko abenshi ubu buzima ntabwo baba babumenyereye. Niyo mpamvu akenshi uyu munsi usanga abana benshi bo muri iki gihe akenshi ntabwo bicara no mu gikoni, ahubwo baba bibereye ku mateleviziyo na za mudasobwa. Ariko umwana agiye koza inkono, arangije ashyiramo amazi, araza atereka ku ziko, arangije aracana. Aterega nubwo tumeze gutya tugomba kubikora, ariko reka tujye kureba mama uko bimeze. Reka tube tubisizeho turebe mama. Bageze mu cyumba basanga umubyeyi arimo aratitira cyane yarembye. Akana gatoya yonsaga kari kabuze icyo gakora. Umubyeyi yari ari gutitira atengurwa ameze nabi.
Abana bahageze batangiye kurira, birabababaza cyane. Baramunyeganyeza ngo barebe ko basi ari muzima ari buvuge, babona biranze. Kamwe gahita kirukanka cyane ngo karebe icyo kakora, akandi gasigara kamucugusa ngo karebe nibura niba ari buvuge. Ariko umubyeyi yari arembye cyane. Bana batangira kumuvugisha. Akana gakuru muri utwo twana dutatu katangiye kwirukanka hirya no hino mu rugo karira, maze karangije gafata igi kararijyana. Kageze mu cyumba gasanga n'ubundi mama wako arimo aratengurwa, maze gafata rya gi karishyira hagati mu kanwa. Igi rifatana n'amenyo. Uyu mubyeyi yari abayeho ubuzima bugoranye. Tekereza nawe utu twana uko tureba ukuntu tungana, ari wowe ikintu wakora. Nta papa bagiraga, papa wabo yari yarabataye. Utu twana nitwo twari dusigaye twonyine. Babaho ubuzima bugoye bari kumwe na mama wabo. Ariko ubu ngubu mama wabo yari ari mu mazi abira, kuko yari ageze aho naho ubuzima bwabura agapfa. Ariko abana bakora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko bamurwanaho. Ariko mama wabo yari akomeje kuremba. Muri uko kuremba akana gato karasohotse, ariko gakuru muri two karangije karirukanka. Ese katekereje iki? Karirukanse karakomeza kariruka, kagenda ahantu hanini kataruhuka. Utundi twana dusigara mu rugo turira cyane, tubona mama wabo arembye cyane. Karakomeje karirukanka, kagenda imisozi, kamara imihanda kayizenguruka, kagiye kureba uburyo kafasha umubyeyi. Mama wabo yari abayeho ubuzima bugoye. Uyu mubyeyi yasigaranye n'aba bana, umugabo yarigendeye. Maze umubyeyi abaho ubuzima bugoye, n'abana babaho bababaye cyane, ariko bakomeza guhangana n'ubwo buzima babaho. Umwana yarirutse kubera kunanirwa aragwa, ariko aravuga ati reka nkomeze niruke ndebe ko mama basi namubonera icyamufasha akabasha gukira. Reka dukomeze turebe aho uyu mwana agana n'icyo agiye gukora. Uyu munsi ni abana bake cyane batekereza ku cyo bakora igihe baba babona umubyeyi wabo ari mu buzima bugoye. Kana kageze mu mayira abiri kabura aho gaca, ariko tireka nkomeza ahangaha. Hageze ahantu hasanga umusore wari umusitari. Karangije kagera ahantu hari butike, hari iduka. Arangije aza yiruka arira cyane. Uwo musore aramusanganira, tubaye iki? Amutekereza buri kimwe cyose. Ati ndashaka, ngiye ahangaha. Ati mama ameze nabi. Ati ndashaka imiti. Ndashaka imiti yafasha mama, kuko mama ameze nabi. Ati cara hano umbwire neza. Ati none bimeze bite? Ati reka nze nkurebere iyo miti ushyire mama wawe. Mbese utekereza ko uyu mwana yari afite amafaranga? Umwana yakomeje kwihangana, ariko akora ibishoboka byose ngo arebe ko ubuzima bwa mama we bwagenda neza. Umusore yamuzaniye imiti, arangije arayimuhereza. Ati komera kandi wihangane, birarushaho kugenda neza. Umwana yahise agenda. Ati urakoze cyane, baye ugira urugendo rwiza. Umwana yari ari kurira yibaza niba ari busange mama wari amahoro. Yahise asubira mu rugo yirukanka cyane, avuga ati ntacyo, reka njyane ino miti, yenda hari igihe yagira icyo ifasha mama akabasha gukira. Umwana yarirukanse cyane aragenda, ariko umubyeyi yari ameze nabi.
si abana benshi bashobora gutekereza ibintu bimeze nk'ibi umwana yatekereje. Gusiga mama we arwaye akajya gushaka imiti, akagenda yirukanka, akarinda agaruka yirukanka. Uyu mwana nawe yari amaze kumenyera ubuzima bugoye. Niyo mpamvu ubuzima bwose umuntu aba agomba kwitoza kububamo. Uyu mwana nawe yatangiye kumenyera ubuzima bugoranye kubera ko yari asigaranye mama we wenyine. Nuko aza yiruka asanga mama we ageze mu marembera ameze nabi. Arangije aramunyeganyeza amuhamagara ngo yumve ko akoma, ariko asanga mama we ameze nabi. Arangije afata ryagi yashyize mu kanwa arikuramo, arangije areba ya miti bamuhaye arayipfundura. Ayifunguye aravuga ati reka ndebe ko rwose iyi miti yagira icyo imarira mama wanjye. Undi akomeza kunyeganyeza ariko anitegereza yibaza ati si ibyo bintu uzanye ni ibiki. Yararebye areba iyo miti, arangije akuramo akantu akamushyira ku mutwe, ati bishoboka ko umutwe waba umukomereye cyane. Umwana yatangiye gutekereza ariko anarira. Batangira no gusenga binginga Imana. Aba bana bari babayeho ubuzima bugoye, ariko akomeza na gatoya akabwira ati hangane. Yahise anyaruka ajya mu kindi cyumba, ajya mu gikoni, asanga ya mazi yasizeho yabize. Maze kubira yavuze ati neruje intoki nashye, reka mfatisha akantu ubundi nerure kuko ino safuriya irashyushye cyane. Arangije afata agakombe asukamo ya mazi. Muri uko gusukamo ya mazi, amazi yari ashyushye cyane. Arangije afata ya miti, amazi ni nako arimo arahora, arayipfundura. Muri uko kuyipfundura arayifata ashyira muri ya mazi. Ibi ni abana bakeya babitekereza bakabikora. Niyo mpamvu isi ari ishuri. Uw'isi itarigisha nawe izamwigisha. Uyu mwana bari guca mu buzima bugoye akagira ibitekerezo nk'iby'abantu bakuru kandi akiri mutoya. Niyo mpamvu uyu mwana yafashe ya mazi afatana ya miti, arangije ayishyira mu kanwa k'umubyeyi ati yenda hari icyo byatanga. Umubyeyi yari amaze kurerembura ameze nk'ugiye gupfa, ageze ku marembera. Umwana amushyira ya miti mu kanwa, arangije yoherezamo ya mazi y'akazuyaze. Arangije akora mu izosi agira ngo imanuke. Abana baba bafite utuntu twinshi. Umubyeyi imiti imaze kumugera mu nda yatangiye gukorora. Itangiye gukorora, itangira guhindukiza umutwe, ariko akana kari karize cyane. Akana gatoya kari karize kazanye utumyira, kahogoye cyane kuko kabonaga umubyeyi agiye kubacika, tugasigara ari utwana dutatu twonyine, kandi natwo twari duto cyane. Ka kana karagaruka ngo karebe ko mama wako arimo aroroherwa. Abana bari bashobewe babuze icyo bakora. Uwo mwana yaravuze ati hari igihe byagenda neza ubwo muhaye imiti, reka mbe ngiye. Uwo mwana yarasohotse, arangije asiga undi arimo ararira cyane avuga ati mama wacu banza none hagiye gupfa. Ariko ako kana kibutse yuko bafite amatungo, ati n'amatungo nta kintu yafashe, nubwo mama ameze nabi ariko reka nyagaburire. Yatangiye kunagira inkoko ibigori,
agenda abihereza inkoko. Inkoko zirabitoragura, nazo zari zishonje. Abinaga ariko ameze nabi, ahigiza cyane, kuko nawe yumvaga adafite icyizere cy'uko mama wabo ari bukire. Akaravuga ati, ubwo muhaye imiti ashobora gukira, reka njye kugaburira amatungo. Ni abana bake bashobora gutekereza, kandi abana bangana n'uyu mwana muri kureba bashobora gutekereza niba amatungo ashonje bakibuka kuyagaburira. Kandi uyu we ni muto cyane, kandi n'umubyeyi yari arwaye, ariko atangira kugira ibitekerezo nk'iby'abantu bakuru bitewe n'ubuzima bari barimo. Yakomeje kugaburira amatungo, ayitaho cyane. Bari batuye mu cyaro. Yibuka yuko n'ihene nta kintu zigeze zifata. Yarangije aravuga ati, reka nzikingurire, nazo nzijyane njye kuzizirika mu gisambu, nazo ze kwicwa n'inzara. Nubwo mama ameze nabi, ariko ubwo namuhaye imiti ashobora gukira. Afata za hene arazisohora. Udusekurume aho turi hose tuba twirukanka ku nyagazi. Maze arangije afata za hene azizirika hafi y'urugo ku giti cyari gihari. Mu bana bangana n'uyu mwana ndetse n'abamuruta, ni bake cyane babasha kuzirika ihene, ariko umwana yaremeye arayizirika, abasha kugobeka ihene, arayizirika rwose irakomera, maze ihene zirarisha. Arangije arirukanka cyane ataka, agira ngo ajye kureba ko mama wabo yabashije gukira, arebe ko mama we ameze neza. Asiga ihene zirimo zirarisha, maze arangije aragenda. Ageze mu nzu asanga umubyeyi arimo arakorora, abumbura amaso. Ya miti yari yagize icyo ikora. Umwana yari yaryamye ku nda, agiye kumva yumva ikiganza cya mama we kimukozeho. Umwana yarishimye cyane. Yumva ni igitangaza. N'igihe yahereye avugisha mama we bamukomanga atavuga, babona arabavugishije. Wa mwana ahita aza yiruka yishimye cyane, aramuhobera, abona ko ya miti yagize akamaro. Aba bana bakoze umurimo ukomeye cyane, ariko ni bake cyane babasha kubaho muri ubu buzima bugoranye, ubuzima bugoye nk'ubwo uyu mubyeyi yabayemo ari kumwe n'aba bana. Ariko abana babashije kurwaza mama wabo mu gihe yari arembye, maze umubyeyi areguka arakira. Abana barishimye cyane, barongera baganiriza umubyeyi wabo banezerewe. Ati, mpereza iryo gi risubiza aho narikuye, kuko nabonaga bimeze nabi. Arisubiza mu cyari cy'inkoko, asubira kureba mama we. Arangije ahita agaruka, yongera kubara inkuru, bishimye cyane baganira, aramuhobera. Baramukundaga cyane kuko ari we bari basigaranye wenyine. Uyu mubyeyi yari yarabayeho ubuzima bugoranye. Kuva umugabo yamuta agasigarana utu twana dutatu, yatangiye kubaho ubuzima bugoye, atoragura ibintu ku muhanda, bigeze aho arwara. Iki gihe yari arwaye ameze nabi, ariko abana bamwitaho, abasha gukira. Abana bagize ubwenge bukomeye cyane, babasha kugira ubuzima bwiza, barwana ku mubyeyi wabo, arakira. Iyi nkuru yari inkuru y'umubyeyi wabayeho ubuzima bugoye arwaye, ariko akabasha kwitabwaho n'abana be. Mwari kumwe na Mbana na Ofisi, naho ubutaha.